kwibuka Imana ukiri umukobwa mwiza amataye atarahunguka, kwibuka Imana utari muri koma, ukiri muzima ugenda widunda mu mujyi wa Kigali nka kumwe ugenda widunda wambaye deshire, ukagenda widunda wambaye poketi, ujya widunda ariko wibuka n'Imana, utarazamura ipantaro, utarabura aho ifata. Kwibuka Imana ugifite iyo nzobe yawe icanye. Imana iyo uje kuyishakaho ibintu nayo irakumenya. Burya abantu musenga Imana izi cyabazanye, irabizi neza ko nimara kugukemurira ikibazo cya banke cya Munari gahagarara itazongera kukubona. Nubona wicaye mu rugo ujye wibuka abantu batazirimo, wibuka Imana uyiha icyubahiro. Nubona wicaye muri iyo ntebe yo mu kazi, hari abafite diplome zisa n'izawe ariko batabona ko kazi. Nubona umusore akurambagije ukabona barakubengutwe, hari abo mufite imiterere imeze kimwe, hari abo mwiganye, hari abakurusha uburanga, hari abakurusha n'ubumuntu, hari abakurusha indangagaciro bagitegereje. Twibuke Imana. Ntabwo ari Imana dukwiye kujya tuvuga mu bihuru, yamara kudutabara tugaceceka. Ni Imana yo kushyirwa ku karubanda, tukavuga ukuntu igira neza, haleluya, tukavuga ukuntu ari nziza, tukavuga ukuntu irenze. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ndabashuhuje mwebwe abari mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye, aho mukurikirana mama Charlene official, mukurikirana ibiganiro bitandukanye, ijambo ry'Imana, icyigisho cy'umusirikare, tegura ejo rubyiruko, kera n'ubu hitorero, menya nibi mu bubatse hakorwa iki mu itorero, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, aho dusigaye tujya no kuri tere tugenda tubereka ukuntu ubuzima buhagaze n'imibereho ihagaze. Mukurikirana ibintu byinshi. Uyu munsi tugeze mu mwanya w'ijambo ry'Imana, ariko twagira ngo tubabwire ngo turabakunda cyane kandi dukomeje kubona yuko hari umusaruro w'ibyo dukora. Niyo mpamvu dufite courage yo gukomeza kuganira namwe. Iyo amahoro rero nizere ko ibarinze kandi nizere ko muguwe neza. Abataguwe neza mukomere. Muri iyi si niko bimera, useka mu gitondo nimugoroba ukarira, kandi warira mu gitondo nimugoroba ugaseka, ariko nuhumure. Nta joro ridacya, nta n'imvura idahita, naho imvura yaba ingana gute iragwa nyinshi ariko igahita, kandi ijoro naho ryaba ari umukara rimeze gute nta joro ridashobora gucya, kuko ijoro ribirekera amanywa. N'ubuzima bwawe rero niko bumeze. Nagira ngo mbabwire ngo nimukomere, ntimutake nk'abatagira Imana. Nanjye mu masharirene ndaho ndashima Imana kandi ndiho ku bwanyu, kugira ngo dukomeze kwishime, tuba abantu bafite umubiri mwiza kandi dufite ubugingo bwiza. Ntabwo ushobora kuba mu ijuru utarabaye mu isi, kandi umuntu wananiwe kuba mu isi ntabwo mu ijuru azahashobora, kuko ijuru turitegurira mu isi. Niyo mpamvu dukwiye kubaho hose kandi turi abantu beza. Tugiye kureba ijambo ry'Imana rero nk'uko dusanzwe turikurikirana, umubwiriza ibice 12 umurongo wa mbere. Ujya wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Ndashaka tuganire ku intego y'ijambo ivuga ngo kwibuka Imana bitarakomera. Kwibuka Imana bitarakomera, ndifuza ko ari byo tuganira muri uyu mwanya. Ndashaka kubwira abantu bakurikiranye mama Charlene, kandi bishaka kukubwira, ndifuza kuzabibwira n'inshuti yawe. Nimba we uwo muntu umukunda, nimba uwo muntu umuziranye, uzabimumbwirire. Nje kubabwira mu ijambo ry'Imana ngo kwibuka Imana bitarakomera. Ndashaka kongera kwibutsa abantu ngo nitwibuke Imana bitarakomera. Umuntu akabaho mu kwibuka Imana ko ari Imana bitaramucanga. Kwibuka Imana utarava mu kazi ukayibukira mu kazi. Kwibuka Imana umugabo ataraguta mukiri kumwe. Kwibuka Imana ugifite amafaranga atarashira kuri konte. Kwibuka Imana ukiri umukobwa mwiza amataye atarahunguka. Kwibuka Imana utari muri koma, ukiri muzima ugenda widunda mu mujyi wa Kigali nka kumwe ugenda widunda wambaye deshire, ukagenda widunda wambaye poketi, ujya widunda ariko wibuka n'Imana, utarazamura ipantaro, utarabura aho ifata. Kwibuka Imana ugifite iyo nzobe yawe icanye, itaratangira kuvanga kuzamo imikororombya. Kwibuka Imana ugifite ibyo biro byinshi, utarakokokaho ngo hasigara amagufwa. Kwibuka Imana ukiri muzima utaraba umurambo.
kwibuka Imana nicyo kintu shaka ko tuganira muri aka kanya. Kwibuka Imana bitarakomera, kuko gukomeraho bizakomera, uwo uri we wese bizakomera, icyo uri cyo cyose bizakomera pe. Ntabwo nje kukubwira ko uzabaho mu buzima bworoshye, uzajya unyura ahatambika ejo bundi uterere, uzajya unyura mu mucyo ejo bundi uhure n'umwijima, uzajya usekerwa ejo bundi bakurakarire, uzaba muzima ejo uzarwara, uzidegembya ugende ejo bundi uzaba uri muri gereza, uzaba uri muri saro yawe wagiye ku mucanga wasohotse ejo bundi uri mu bitaro. Ni ibihe tugomba kunyuramo. Imana ibampera umugisha, ndashaka tuganire ngo kwibuka Imana bitarakomera. Kwibuka Imana bitarakomera. Kwibuka Imana ugifite umuryango utaragushiraho. Kwibuka Imana ugifite abagukunda batarakwanga. Kwibuka Imana ugihumeka. Kwibuka Imana ugifite imbaraga zo kuyisenga. Ukibuka Imana bitaragukomerana. Niho shaka kuvuga, nicyo shaka kukubwira. Abantu benshi muri rusange basenga kuko byabacanze, ariko utagira ngo imibare muyirusha Imana. Imana iyo uje kuyishakaho ibintu nayo irakumenya. Burya abantu musenga Imana izi cyabazanye, irabizi neza ko nimara kugukemurira ikibazo cya banke cya Muri gahagarara itazongera kukubona. Nayo rero ntabwo izabikwemerera. Irabizi ko amasengesho uri gusenga uri umukobwa kugira ngo Imana ikubakire urugo kuko ureze imyaka iragushiranye, ariko irabizi ko nubona urugo utazongera kuyiza imbere. Irabizi ko amasengesho uri gusenga ku ishuri wagiye muri groupe y'abasenga kugira ngo uzabone diplome na minerval ikomeze iboneke, ariko numara kwicara ku ntebe wabonye akazi keza abantu batonze umurongo kugira ngo bakubone, irabizi ko itazongera kuguca iryera. Irabizi kuri gusenga cyane kuko bagusanzemo uburwayi budakira. Irabizi ko igukijije itakongera kukubona. Irabizi ko nuva muri gereza utazongera gusenga. Imana iratuzi. Burya Imana iyo turi mu nsengero twese iradufotora ikatureba. Ni nayo mpamvu muvuga ngo mwatinze gusubizwa. Ntabwo Imana yapfa kuguha ibyayo. Ibanza kugupima kugira ngo irebe ko bikwiriye. Irabizi neza kubera ko umaze kubengwa gatatu ubu wayobotse iyo urusengero, nawe usigaye usengana na zanjiji, bamwe wisinjiji nawe usigaye wicarana nabo. Irabizi ko nubona ukubenga ukugakora ubukwe utazongera kuyibona. Irabizi ko numara kubyara abahungu n'abakobwa itazongera kuguca iryera. Ariko nje kukubwira ngo nimusenge Imana bitarakomera. Dusenge Imana, musenge Imana bitarakomera. Kandi burya amakosa abantu mugira ni amakosa ameze gutya. None se iyo uvuze ngo uri gusenga Imana kugira ngo ubone igisubizo, ugira ngo nta gisubizo kiba ku isi kitabyara ikibazo, kimwe nuko nta n'ikibazo kitabyara igisubizo. Ushobora kuvuga ngo Imana yampaye umwana nashakaga urubyaro reka nyiveho, ariko na wa mwana ubyaye ubwe ukeneye gusenga Imana kugira ngo imukurindire. Abantu nimuze dusenge bitarakomera. Umuntu basohora itangazo ry'uko bagiye guteza inzu ye icyamunara, imisozi yose yo mu Rwanda akayimenya, abanyamasengesho akiga kubana nabo, ibyumba by'amasengesho akabimara, ariko yamara gutabarwa n'Imana ntazongere kugenda. Kandi burya ibyago n'ubundi biracyari mu nzira tunyuramo. Turi mu nzira tunyuramo hari ibyago, mu nzira tunyuramo hari amakuba, hari ibizaza twabihamagaye, hari ibyo tuzakubitana nabyo tutabizi, hari abazabituzanira. Ibyago n'amakuba tugomba kubibamo. Abo dukorana mu kazi, abo duturanye mu bipangu, abo dufatanyije business, abo tuvukana, abo twashakanye, abo twabyaye, umva abatuyobora n'abo tuyobora. Ibyago n'amakuba biri mu nzira tunyuramo, ariko umubwiriza yaravuze ngo ujye ubana n'Imana iminsi yawe itaraba mibi, umwijima utaraza.
ubwo uzaba uri kujyanwa aho udashaka, ubwo uzaba uri gukenyezwa kandi warikenyezaga, ubwo uzaba uri kugaburirwa kandi warigaburiraga, ubwo bazaba bakurandata nk'impumyi kandi ufite amaso abiri, ubwo umwe azaba afashe iburyo n'ibumoso utakibasha kugenda widunda, ubwo uzaba ugaburirwa n'abo wagaburiye, ubwo uzaba umeze nk'agati k'inkokore iminsi mibi itaraza, ujya wibuka umuremyi wawe. Ndi gushishikariza abantu kwibuka Imana. Nta muntu n'umwe mu isi yababaho udafite kwibuka Imana, nta muntu n'umwe udakeneye Imana, nta n'umuntu ugera ku rwego adashobora gukenera Imana, nta cyubahiro cyatuma udakenera Imana, nta mafaranga umubare yatuma udakenera Imana, nta muryango wagira watuma udakenera Imana, nta mashuri wakiga yakubuza gukenera Imana. Ubuzima bwose turimo Imana turayikeneye, kuko isi idufitiye ibintu bike nabyo bitari iby'umumaro cyane. Ibintu biri mu kiganza cy'Imana nibyo bifite umumaro kurusha ibintu byose. Ndashishikariza urubyiruko ngo urubyiruko uracyakomeye, ariko ubuzima bwawe ubushyire mu Imana. Ndashaka kubwira abakire ndetse ndashaka kubwira abayobozi n'abayoborwa, ndashaka kubwira abazwi n'abatazwi ngo ubuzima bwawe ugende ubuvangemo Imana, nibwo uzaba uriho mu buzima bugize gute bwiza kandi budafite ingaruka. Nimwibuke Imana, kwibuka Imana. Niwibuka Imana mu bisubizo, nutaka mu bibazo izakumva. Niwibuka Imana watabawe, nugera mu byago Imana izagutega amatwi. Ubuzima bwacu tubushyire mu Imana. Uri mu muhanda bishyire mu Imana, ubonye uramutse bishyire mu Imana, ubonye ukoze ugahembwa bishyire mu Imana, nushaka ukabona bishyire mu Imana. Ibintu byose ubuzima bwawe ubukesha Imana. Nubona bukeye ubwira Imana uti Imana ndagushimye. Hari abantu barya neza kukurusha batakibaho, hari abantu bubatse umubiri we, urumva? Hari abantu bazi kubaka umubiri, urumva? Havuga ati ngomba gukora siporo muri iki cyumweru, ngomba kunywa ibi bintu muri iki cyumweru, urumva? Ngomba kwambara ibi ngibi, ngomba kubaho gutya, akarya ibintu yamaze kugira gutegura kandi afitiye n'umumaro, akavuga ati ibi bifite uyu mumaro. Wowe upfa kwirira imvange, ubugari, kubita ubunyobwa, kubita intoryi n'amashu, nta kibazo. Ariko ukabona abo bantu bubatse umubiri bari gupfa, turabashyingura buri munsi, ariko wowe ugahumeka. Ujye uhita wibuka Imana. Nubona wicaye mu rugo ujye wibuka abantu batazirimo, wibuka Imana uyiha icyubahiro. Nubona wicaye muri iyo ntebe yo mu kazi, hari abafite diplome zisa n'izawe ariko batabona ako kazi. Nubona umusore akurambagije ukabona barakubengutwe, hari abo mufite imiterere imeze kimwe, hari abo mwiganye, hari abakurusha uburanga, hari abakurusha n'ubumuntu, hari abakurusha indangagaciro bagitegereje. Twibuke Imana, twibuke Imana, twibuke Imana amajya n'amaza, twibuke Imana. Ubuzima bwacu tubushyire mu Imana, ntitukibuke Imana byadukomeranye. Turi mu buzima bwiza tujye twibuka Imana. Nicyo nashakaga kubaganiriza muri uyu mwanya. Amasengesho y'amatakira ngoyi nta kintu ajya amara ku munsi w'amakuba. Twibuke Imana mu minsi yacu, twibuke kujya mu rusengero. Birababaje aho abantu babaho badasenga, akumva gusenga ntacyo bimutwaye, nta n'icyo bimubwiye. Ariko ugasanga urusengero akarwinjiramo nta n'icyo yenda kurumaramo ku munsi we wa nyuma. Ugasanga umuntu yumva indirimbo z'Imana bikamutera iseseme ati nimukuremo icyo kiririmbo, ariko akazakenera izi ndirimbo ku munsi we wo gupfa kandi ntacyo yenda kuzimaza, ari umurambo. Ndumva ashaka ko dusenga, ndashaka kubasengera mbabwira ngo wibuke Imana bitarakomera. Niyo ntego y'ijambo, bitarakomera, utaragera mu nda y'urufi, abanyegiputa batarakugota, uburwayi budakira butaraza, batarakwirukana mu kazi, ugifite amafaranga, ukiri kumwe n'abana n'umugore, ugifite famiye, ugifite abagukomera mu mashyi, ugifite abakubwira ko bakwemera. Twibuke Imana. Ntabwo Imana ari yo gukorana gusa, Imana niyo kurimbana, ni Imana y'ibihe byose. Ntabwo ari Imana ikwiye kuba Imana y'amakuba gusa, ho ibereye n'amashimwe n'ukuri. Ntabwo ari Imana dukwiye kujya tuvuga mu bihuru, yamara kudutabara tugaceceka. Ni Imana yo gushyirwa ku karubanda, tukavuga ukuntu igira neza, haleluya, tukavuga ukuntu ari nziza, tukavuga ukuntu irenze, tukavuga n'imirimo ikora,
tukavuga ukuntu yaduhaye amamodoka, tukavuga ukuntu yaduhaye amazu, tukavuga ukuntu yatugiriye neza, tukayishima. Imana ishimwe. Tugiye gusenga. Ese ugira ngo wowe ntiwakorwaho? Satani aragushuka. Iyo uri muzima akubwira ko utarwara. Iyo ugenda ntashobora kukwereka ko uzaryama muri iriya kakumba uryamamo wenyine, sheri adahari. Nta muryango, akumba kawe n'Imana. Kandi ka Rusororo cyangwa n'Inyamirambo na Kimisagara, kakumba uri wowe wenyine. Iyo uri muri koma nta wundi ukuvugisha, umva ko shera kwemera naho yaba gukunda bingana gute. Iyo uri muri koma uba uri kumwe n'uyu mwami. Iyo uri muri gereza burya uba wafashwe. Hari ahantu uzagera uyikenere wowe n'Imana. Ndashaka kubwira abasitari, abakomeye, abanyacyubahiro ngo nimuze twibuke Imana, umuremyi wacu. Umwami uduha umwuka, twawubura bakaduha bombone, yashira tukagenda hahandi. Twibuke Imana. Abantu basigaye bameze nk'ingunge. Abantu bameze nk'abantu b'ibivajuru da, batazi iyo baturutse. Ariko twararemwe, turemerwa mu nda za ba mama. Amagufwa arakura. Ni Imana yatumye uza ku isi. Kuyisenga ni itegeko, nta n'ibyo kukwinginga. Kuyihimbaza ni itegeko, kuyishima ni itegeko, kuyitangira amaturo n'icyacumi ni itegeko, kuko irabikwiriye. Niyo yatumye tugera inaha, kandi niyo yatwubakiye ubuzima. Kuko ubuzima ufite hari ababubuze, kandi bakurusha gukora, bakurusha kwitanga, bafite n'ubwenge bwinshi. Wa munyembaraga we Imana. Haleluya. Uri wo kuratwa, uri wo gukorerwa, uri wo gupfukamirwa, uri wo kubahwa n'amahanga. Amina. Uteye ubwoba, uri w'igitinyiro. Amina. Ukwiye gupfukamirwa, ukwiye gusengwa, ukwiye kwambazwa. Haleluya. Ukwiye gukorerwa, ukwiye kuvugwa, ukwiye kwamamara. Imana ishimwe. Kandi ukwiye no kumenyekana. Amina. Kuko ari wowe ufite icyo wakora mu bantu bawe. Ndasengera abadukurikiranye, ubwami bw'Imana bwuzure muri bo. Ubwami bwawe nibuganze, ineza yawe nibagereho, ukuboko kwawe kwiza niguhindura imitima, niguhindura ubuzima, niguhindura ubugingo. Abantu bawe nibakwibuke. Ndabasengeye, nibakwibuke iminsi mibi itaraza, nibakwibuke bitarakomera, nibakwibuke bitaracika. Kuko uri Imana y'ibihe byose, uri Imana yumva gusenga. Komeza udushyigikire mu ijambo ryawe, ushyigikire abadukurikiranye, iri jambo ribahindure mu izina rya Yesu. Amen. Imana nibaha umugisha. Mbifurije amahirwe masa yo kwibuka Imana mu minsi yawe yose, imyiza ndetse n'imibi. Hanyuma mukomeze mukore share, abatarakora subscribe nimuyikore, kandi mukomeze mutange na comment, muduhe inama n'ibitekerezo. Kandi nawe ufite ubuhamya bw'ukuri atari ubw'imitwe, nawe uze uduhe ubuhamya, utubwire kugira neza kw'Imana. Imana ibahe umugisha.